ndagira ngo mbere ku kuntu ubwenge burahurwa. Niba ufite dekoderi ukaba wari warajujubijwe no kugura ngo ifatabuguzi rya buri kwezi, nkuzaniye igisubizo, genda uyimene uyijugunye, ntabwo uzongera kuyikenera. Ngiye kukwereka trick imwe yonyine rukumbi ushobora gukoresha ukirebera televiziyo y'igihugu waba ushaka icyo ari cyo cyose ku isi wibereye iwawe mu rugo. Ufite interineti? Twagiye. Hello once again, nitwa Itangishaka umunyempano higa abandi. Iyi ni Itangishaka speech YouTube channel imwe rukumbi yanyu mugiye kujya mubonaho ubutumwa butandukanye, yaba ari ubwigisha, yaba ari ubuhamya bushobora kuguhindura imitekerereze cyangwa se kugufasha kumva ko ibyo unyuramo n'abandi babinyuramo. Muzayisangaho ibintu byinshi byiza kandi ntujye kure rero yicano, kanda subscribe nonaha kugira ngo wiyandikishe muzajya babona video zacu bwa mbere. Icy'ingenzi rero kigenderewe ni iki: izajya inyuraho ubuhamya twaganiriye n'abantu ku byo banyuzemo, ibyo banyuramo uyu munsi, cyangwa se bamwe banaze tubiganire turi kumwe. Muzabonaho byinshi kandi byose bigamije kubaka sosiyete nyarwanda. Mureke tube mu Rwanda rutekanye, rusa neza, ariko dufite n'imitekerereze imeze neza. Dirty thoughts tuhite tuzita mu bishanga. Gahunda rero ihari, abantu bashaka gutangira YouTube channel, ndabizi abenshi ajya yumva afite motivation yo kuba yatangira YouTube channel, ariko bakaba bafite none ejo bikanga. Ntuzaniye igisubizo rero. Hari abacibwa intege no kuba nta bikoresho bafite bihagije, hari abacibwa intege wenda no kuva ese nimbikora bakanseka. Hoya, niba wumva ufite umuhamagaro wo gukora YouTube channel, wayikora nonaha, wabona hari ibyo wavugiraho uyu munsi bizahindura abandi bari kuvuka uyu munsi, wenda bitewe n'ubutumwa bwiza uzajya unyuzaho. Ubwenge burarahurwa. Mbere yuko nsoza rero, kari akayintro gatoya nari nkoze kugira ngo mbabwire wenda ikigenderewe cyane, muna supporting iyi channel munazi neza ibizanyuraho. Ndagira ngo mbere ku kuntu ubwenge burahurwa. Niba ufite dekoderi ukaba wari warajujubijwe no kugura ngo ifatabuguzi rya buri kwezi, nkuzaniye igisubizo, genda uyimene uyijugunye, ntabwo uzongera kuyikenera. Ngiye kukwereka trick imwe yonyine rukumbi ushobora gukoresha ukirebera televiziyo y'igihugu waba ushaka icyo ari cyo cyose ku isi wibereye iwawe mu rugo. Ufite interineti? Twagiye. Fata device yawe ujye muri search cyangwa se wakoresha Google cyangwa Chrome, wandikemo ijambo TV Garden nk'uko byanditse hano, ngira ngo murabibona. Nagerageje kubikurura kugira ngo bibe bigaragara kabisa. Ubundi urahita ubona umubumbe w'isi uza umeze gutya, ngira ngo murabibona. Ahangaha rero biri ubona ni ibihugu uko bigiye bimeze. Ushobora kujyana kari akantu k'umutuku ugakanda ku gihugu ushaka, cyangwa ukajya muri search hejuru ahantu hari country selection ukandikamo igihugu ushaka, ukaba ari cyo ureba. Ngiye nahise nigira muri search nandika mu Rwanda, ndavugana ariko reka mperi iwacu n'ubundi ngo ijya kurisha ihera ku rugo, mbambonye u Rwanda ngira ngo murarubona sha rw'imisozi igihumbi. Haba haje izo televiziyo nk'uko muzibona, ndavuga nese ko zibaye nyinshi, ndabana ariko reka nikandire kwingi KC2 njyaho ni channel yindi ya RBA. Bana nkibikandaho umwanya nko guhumbye bitangiye gukina, ngira ngo murabibona amashusho asa neza cyane. Ndangije ndabana ibi bintu wabona bikora kuri RBA gusa, kuko wabona na televiziyo y'igihugu. Reka nikoze no kuri za zindi mba nikoje kuri BTN ngira ngo murabona ukuntu imeze neza cyane, ibona kabisa. Ubu mvuze ngo genda umene iyo dekoderi, hehe nabonoma naba mbehe, kandi wabona wemeye ariko nturanakanda subscribe. Ndangije ndavana ariko ibi bintu rero bikora, wabona bikora kuri BTN gusa, mpita nikoza no ko hoya buretse gato birancanze, nahise nikoza kuri TV10 noneho hano, sibyo nkiva kuri BTN nikoza TV10. Harimo umuziki usa neza cyane, amashusho ni HD quality. Ndangije ndavana ariko rero reka ndebe ibindi bihugu, ngira murabona ibihugu byose uko bingana, murabibona.
hariya rero kiriya gihugu kukibona ushatse wagikandaho cyangwa ukajya muri sacu ukandika cyangwa ukanazengurutsa uyu mubumbe w'isi ukawukaraga. nanjye urabona ko nahise nkukaraga, ndawukaraga ndawuzana muri Namibia, ndawukaraga mwerekeza Repubulika ya Kongo, ndawukaraga ndongera nkugarura muri Angola, ndawukaraga nkugarura Botswana, ndawugarura njyana South Africa, nkugarura Botswana, nkugarura Zambia, ndawutambika Angola, ndaza nisubirira iwacu hano mu baturanyi hano hirya ndavana. ariko reka ndebe niba bikora sha ya mazahabu yabo arakora cyangwa ntakora. mba nkanzeho televiziyo bazizanye koko. umva ahangaha niba ukifite gahunda yo kujya ugura ayo mabonoma yawe waba wumva nabi nyine, ubwo ni bya bindi ngo ucirinjije amarenga amara ibinonko ku nzu. ndangije biragenda bitewe na network, ariko iriya ntabwo ari network yanjye igenda gakeya, niyo mu baturanyi hano hirya niyo igenda gakeya. buriya televiziyo zabo nyine hari ukuntu ziba zigenda gakeya hari. ibi birafungutse ariko iyi ngiyi bayita CBC TV French, ni iy'igifaransa. ebana nawe ndavuga ngo reka noneho nongere ngarure umubumbe wanjye nkutware nsacinga ikindi gihugu ndebe abaturanyi mwabona ko bikora, ariko amahitamo arabura. ndangije nkugira mu guskororinga ndongera nigarukira mu baturanyi. ndavuga rero kuri kubundi ngaruke ku mubumbe nkukaragesha, ndaza ndawukaraga ndakurura Kongo dore y'igihugu kirangana n'isi, ndatambika ngo nirebera ahantu duherereye. dore u Rwanda akadomo baradukatakasa, abakoroni baratumaze. reba ukuntu batwometse u Rwanda rwose barumariye buriya kuri Kongo, dusigara turi akadomo impande ya Kongo. ndongera ndigarukira, ariko nacyo urw'imisozi igihumbi rutuje kandi rutekanye ubundi nirwo rwacu sha. ndaza nongera ndabara kundi reka njye muri search nandikamo Amerika kubyandika biranira, dore ko ngena na certificate y'kiburamwaka ndabigerageza biranga, ndongera ndagerageza biranga. ndangije nsa nuva kwizima ndabana ku bundi wabireka nigarukira ku mubumbe, ariko reka nkukaraga ubundi mpiga Amerika. ariko kuva kwizima biranda vandeka njurire mutazanambona imboga mu menyo. ariko nubundi birangira byanze kwandika Amerika, byananiye nuko byarangiye ngomeje guhatiriza byanze kwandika Amerika. mitamo kuvuga ngo ariko rero reka nubundi mutanseka, ariko wakanze like ukanatubwira muri comment niba ubona ibi bintu byagufashije koko. ndangije mba ndigarukiye rero, ngaruka mu Rwagasabo sharwe imisozi igihumbi hariya. nyigaruka rero nibwo nahise ngira gutya ndabana, ariko ubundi ibi bintu wabitwara nkajya kurebera ahandi ndavana, ariko ubundi mwagiye mukabyirebera ko nabiberetse. ubundi ndabashaka yiki, mba ndaje njya muri search, mba nongeye njatse kwandika, ngiye kwandika ariko ndabana ibi bintu wabireka. mbonye Ubufaransa nkahita nikandira ku Ubufaransa ndamanuka, mbega televiziyo nabonye agashenderi k'amateleviziyo. noneho aha nta mahitamo wagira, ntiwamenya niyo ureba. mba niki iyi ngiyi bita ngo Euronews English. ebana nayo ngira murabona uko imeze, amashusho murayabona arasa neza ni HD, ariko ikijyanye n'amajwi yo nabikuyemo kugira ngo hatazagira n'umuntu undegera agacano kandi nako kagikura. karacyazamuka, ahubwo nizere ko mwese mwabikunze. niba wakunze iyi video kanda kuri like, umbwire muri comment uko wayibonye, ubundi usangize iyi video inshuti zawe nazo zitangire zirira ubuzima. ipfa kuba ufite internet na device yari yose, laptop, telefoni cyangwa se smart TV, byose ufite access kuri televiziyo wibereye wawe mu rugo hehe na abonoma. rebera weme ariko ukanda subscribe byabaye ingorabahizi. aha ngira ngo murabibonye ayo mafaranga bamariraga muri abonoma za televiziyo, ngo ashaka kureba televiziyo ya hariya na hariya. oya ubu ngubu noneho ntabwo bikiri ngombwa, wareba n'umuturanyi yafashisha umwana we nawe akamwohereza ku ishuri. nkwibutsa ko ibyo uzi n'ibyo nzi tubuje byari ikintu cya fresh peace and love boom fire. kanda kuri subscribe nonaha, ubundi buke kugenda ukamfolowinga kuri social media zanjye zose ni Itangishaka.